Uyu ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane. Amashuri abanza yayize ku kigo cyitwa Kanombe. Iki ni ikigo giherereye i Kanombe. Amashuri yisumbuye yatangiriye i Kanombe ahitwa muri Efotec, aza kuyarangiriza ahitwa Islamic, aha ni mu karere ka Rwamagana. Mu rugendo rwe rw'ubuhanzi ndetse n'uburirimbyi ntabwo ari inzira yari igororotse, yewe yagiye ahura n'ibizazane by'umwihariko n'imbogamizi nk'uko bihuzwa n'ubuzima bwe butoroshye ndetse n'inkovu z'amateka yagiye agira n'ibikomere yagiriye mu rugendo rwa muzika nyarwanda. Gusa aza gukomera, arahatana, aza no kubigeraho. Kimwe gitangaza abantu benshi, yitwa Bruce Melody. Byinshi utamenye kuri uyu mugabo rero ninjye wabikuzaniye kuri Hola TV. Nizere ko wamaze gukora subscribe kuri Hola TV, ibintu ngo birushaho kuba bombastic, ntujye kure. Bruce Melody kuba yarakuriye mu rusengero rwa ADEPR cyangwa se mu barokore ahitwa i Kanombe, ahanga indirimbo, yewe ari umuririmbyi wo muri korali. Umunsi wo kuziririmba wagera bakaziha abandi, we bakazimwimaho uruhare kandi ari we wazihanze, ngo biri mu bintu byatumye afata iya mbere yo kutangira kuririmba ku giti cye. Ikindi kandi Bruce Melody kuba ari umusore by'umwihariko ukunda umurimo, yewe akaba ari n'urugero rwiza ku bantu babigezweho, biri mu bintu byakomeje kumuhatiriza gukora umuziki we, kabone nubwo mu rugendo rwa muzika yiwe itari inzira igororotse. Reka tujye ku rugendo nyakuri rwa Bruce Melody by'umwihariko muri muzika ye. Ku gitekerezo cyo kuzamura muzika, Bruce Melody mu mwaka wa 2006 yagize igitekerezo cyo kujya muri studio, gusa kuri iyi nshuro ntabwo byamuhiriye kuko indirimbo yifuzaga kujyana muri studio, umuproducer wari uhari muri icyo gihe yananiwe kuba yayikorera production ngo ijye ahagaragara. Ibi byatumye witwa Bruce Melody atera intambwe yo kuyijyanira umusore witwaga Naasson, umwe mu basore bari mu muziki neza muri icyo gihe, ngabe yareba icyo amufasha kuri iyo ndirimbo, maze Naasson nawe biramunanira. Birumvikana kimwe n'abandi bantu bose, ibi nta muntu bitaca intege, gusa kuri Bruce Melody ntabwo ibi byamuciye intege, ahubwo byamuteye courage. Arisuganya, maze mu mwaka wa 2010 agarukana ibidasanzwe by'umwihariko muri muzika nyarwanda, akora indirimbo bita Inkovu. Inkovu ya Bruce Melody ubwo yashyirwaga hanze mu mwaka wa 2010 yagiye izamuka gake gake nubwo itakunzwe cyane, gusa biza gutera Bruce Melody imbaraga zo kugaruka mu mwaka wa 2011, maze akora indirimbo yitwa Ngiye Kubivuga. Nyuma gato yinjiye kwa producer Fazzo, maze akora indirimbo nziza cyane yise Tubivemo. Iyi ni indirimbo yakoze ku mitima y'abanyarwanda, by'umwihariko yigarurira urubyiruko rwo muri icyo gihe, batangira guhamya ko Bruce Melody ashobora kuba ari umuhanzi mwiza utanga icyizere. Mu nzira igoye cyane, benshi bavuga ko atazagerayo, Bruce Melody yarahatanye mpaka n'uyu munsi benshi bamubona ku rundi rwego. Ibi ari nabyo byatumye muri iki kiganiro nabateguriye tugiye kugaruka ku bihembo Bruce Melody yagiye atsindira mu bihe bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu Rwanda no muri Afurika muri rusange. Reka tunyaruke mu mwaka wa 2014, umusore Bruce Melody yaje kuba yatwara ibihembo bya Salax Award mu cyiciro cy'umuhanzi mwiza muri R&B. Bruce Melody kandi mu mwaka wa 2017 yaje kuba yatwara igihembo cya High People nk'indirimbo y'umwaka cyangwa se indirimbo yakunzwe n'abantu batari bake. Iyi ni indirimbo yitwaga Turaberanye. Bruce Melody kandi mu mwaka wa 2018 yaje kuba yatwara igihembo cya Primus Guma Guma Superstar nk'umuhanzi mwiza. Iki gihembo cya Primus Guma Guma Superstar turabizi mu Rwanda cyagiye gitsindirwa n'abahanzi by'umwihariko bafite izina rikomeye, harimo Tom Close, King James n'abandi bagiye batandukanye. Mu mwaka wa 2019 Bruce Melody kandi yatwaye nanone igihembo cya Salax Award nk'umuhanzi nanone wa R&B mwiza kurusha abandi mu Rwanda, ari nako mu mwaka wa 2019 nanone ibi bihembo yabyigaruje Bruce Melody nk'umuhanzi mwiza w'ubugabo. Muri uyu mwaka kandi Bruce Melody yaje kwigwizaho igikombe cya Kiss Summer nanone nk'umuhanzi mwiza, ari nako mu mwaka wa 2020 Bruce Melody yisubije igikombe cya Kiss Summer nk'umuhanzi mwiza nanone mu Rwanda. Nitwavuga byinshi ngo twibagirwe, ejo bundi gato mu marushanwa nyafurika bita Trace Award, aho umusore Bruce Melody yatwaye igikombe cy'umunyarwanda wahize abandi banyarwanda by'umwihariko mu kuririmba. Mbibutse ko njye uba wabateguriye kandi nkabagezaho iki kiganiro. I'm the Hola One, the presenter number one kuri Hola TV.
nizere ko wamaze gukora subscribe yewe uraniwe gusiga comment ibintu bikarushaho kuba bombastic. Ciao, ndabakunda cyane.